Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri The Polisi News. CP John Bosco Kabera ntakiri umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Ni impinduka hazasohotse mu itangazo polisi y'u Rwanda yashyize ahagaragara kuri uyu wa gatatu tariki ya 30 Kanama 2023 rigaragaza ko ACP Rutikanga asimbuye CP John Bosco Kabera. Imyaka 5 yarishize CP Kabera hari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda kuko yatangajwe ko ahawe izo nshingano tariki ya 29 Ukwakira 2018 hasimbuye kuri uwo mwanya CP Theos Badege wahinduriwe inshingano. CP Kabera hagitangira akazi ke ko kuba umuvugizi wa polisi ntabwo abantu bamumenye cyane kugeza umwaka wa 2019 urangiye. Kuva icyorezo cya COVID cyakwaduka kikagera mu Rwanda, CP John Bosco Kabera yabaye ikimenya bose ku buryo abanyarwanda hafi ya bose bamuzi, ndetse bamwe bakaba basigaranye urwibutso rwa bimwe mu bikorwa yagiye agaragaramo by'ubukangurambaga bwo kwirinda COVID-19. Mu gihe cya COVID-19 niho yamenyekanye cyane kubera ubukangurambaga yakoze bwo kuyirinda ndetse no gutangaza ingamba zabaga zafashwe na polisi y'u Rwanda zijyanye no gukumira no kwirinda COVID-19 zirimo na guma mu rugo. Ni kenshi yumvikanye nk'umuvugizi wa polisi hatanga amabwiriza ya guma mu rugo, aho yajyaga kuri televiziyo na radio bikorera mu gihugu akavuga ko kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru gahunda ari guma mu rugo, kubera ko abantu batabyumvaga neza ndetse ntibishimiriye gahunda ya guma mu rugo kubera imibereho yo gushakisha ikibatunga buri munsi, cyane cyane abatuye mu mujyi wa Kigali. Bamwe bumvaga aya mabwiriza ababangamiye. Kubera ko abantu barengaga kuri ayo mabwiriza, haje no gushyirwaho ibihano abantu barengeje amasaha yo gutaha bagafungirwa muri sitade. Iri bwiriza ryo gukererwa gutaha ntabwo ryigeze ryita ku muntu uwo ari we wese cyakora, kuko mu bafatirwaga muri ayo makosa hagaragaragamo ingeri zose zirimo abihayimana, abayobozi, abaturage ndetse n'abageni n'abandi bose babaga barenze kuri ayo mabwiriza. Uko gutambutsa ubutumwa bwa polisi muri ibi bihe byatumye hamenyekana cyane ku buryo hari n'abamuzi ku izina bakamumenya no kwijwi gusa, abandi bakaba bari bamuzi cyane kurusha uko bazi abandi bayobozi ba polisi. Akenshi mu bihe bya COVID yarasaga ku ntego y'ibyo yabaga ashaka kubwira abanyarwanda, aho yagiraga ati ku wa mbere ni guma mu rugo, ku wa kabiri guma mu rugo, ku wa gatatu guma mu rugo, ku wa kane guma mu rugo, ku wa gatanu guma mu rugo, ku wa gatandatu guma mu rugo, ku cyumweru guma mu rugo. Andi magambo CP John Bosco Kabera yakunze gukoresha akangurira abantu kwirinda COVID. Yavugaga ko COVID nta birorizi, COVID itagira anniversaire, kubera ko hari abo yabaga aha ubwo butumwa babaga bafatiwe muri ayo makosa bari muri ibyo birori. Icyo gihe abanyarwanda bahitaga bamenya ko icyorezo cyakomeye, bakamenya ko bagomba guhaha ibibatunga igihe cy'icyumweru kugeza hasohotse andi mabwiriza mashya. Mu yindi mirimo CP Kabera yarashinzwe harimo no kumenyekanisha ibikorwa bya polisi no gutsura imikoranire hagati yayo n'itangazamakuru. Muri uku kumenyekanisha ibikorwa bya polisi, CP Kabera yaje kuvuga ku bijyanye na kamera zo mu muhanda zandikaga umuvuduko ku binyabiziga. Icyo gihe byateje impaka ndende ndetse bisa n'ibibangamiye abatwara ibinyabiziga. Bavugaga ko guhisha kamera mu bihuru ndetse n'ahantu hatagaragara ari ibintu biba bidakozwe kinyamwuga, ndetse ko umuvuduko wa 40 ari muto cyane, bituma CP Kabera abijyaho impaka na Kakoza Nkuriza Charles uzwi nka KNC, umuyobozi wa TV na Radio 1, kuko batabyumvaga kimwe. Iki kibazo cyaje kugarukwaho na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho yavuze ko uyu muvuduko ari muto cyane, basaba ko wazamurwa ukagera kuri 60. Ibyapa by'umuvuduko wa 40 utaravuzweho rumwe byahise bikurwaho. Icyo gihe hashyirwaho ibyapa by'umuvuduko wa 60. Kubirebana na kamera zihishwa, CP John Bosco Kabera ntiyaciye ku ruhande. Yabwiye abatwara ibinyabiziga ko batagomba kugenda bacunganwa na kamera, ahubwo ko bagomba kubahiriza amategeko y'umuhanda. Nubwo ubu bukangurambaga bwa Gerayo Amahoro bugamije gukumira impanuka zo mu muhanda, CP Kabera
ntiyatinye no kwinjira muri za kiliziya no mu nsengero kwigisha imbaga y'abakristu yabaga iteranye baje kumva ijambo ry'Imana, nawe agahabwa umwanya wo kubigisha kwirinda impanuka. Ibi byatumye abantu benshi bamumenya ndetse bamushimira uburyo yisanga ahantu hose. Iyi gahunda yagerayo amahoro, ariko yaje kujya igaragaramo udushya turimo kwereka abanyamaguru ko bambuka umuhanda habugenewe hazwi nka zebra crossing. CP Kabera yafashe telefone ayishyiramo écouteur maze atangira kugenda muri zebra crossing yerekana amakosa akorwa n'abiganjemo urubyiruko ndetse n'abagore bambuka nabi bitabaza telefone banagenda gake, bikaba byateza impanuka. Icyo gihe abantu benshi bakwirakwije video arimo yerekana uko bagomba kwambuka muri zebra crossing ku mbuga nkoranyambaga zirimo Twitter na Facebook, bamushimira uburyo yisanisha n'ingeri zose kandi agatanga ubutumwa mu bisa n'urwenya ariko bukagera ku bantu benshi. Ku bukangurambaga bwo gukoresha zebra crossing yabwiye abatwara ibinyabiziga kujya bubahiriza uburenganzira bw'abanyamaguru kugira ngo batambukane ituze. Ati namwe abatwara ibinyabiziga mugomba kubahiriza zebra crossing kuko niho hagenewe abanyamaguru, yaba umwe cyangwa babiri bahagaze bashaka kwambuka hagarara ubahe uburenganzira bambuke. Muri gahunda yagerayo amahoro yazanyemo n'agashya ka street quiz. Ubu bukaba ari uburyo polisi yashyizeho bwo kubaza abanyamaguru ibibazo mu mutwe hagamijwe kubigisha amategeko y'umuhanda kugira ngo babarinde gukora amakosa igihe bageze ahari ibimenyetso bimurika cyangwa se feu rouge. Abanyamaguru bashimye iyi gahunda ku buryo bamwe batagikora amakosa yo kwambuka batubahirije ibimenyetso biri muri feu rouge. CP Kabera yagaragaye akangurira abamotari gucana amatara ku manywa, akangurira n'abatwara abagenzi mu modoka kugenda mu muhanda bacanya amatara ay'imbere. Mu zindi ngamba zafashwe na polisi y'u Rwanda akazitangaza zigatangaza benshi ndetse zikumvikana nk'izidashoboka, ni ugukemura ikibazo cy'ubwinshi bw'abakorera impushya zo gutwara ibinyabiziga byigishwa imbere. Abagombaga gukora mu gihe cy'umwaka bagakora mu mezi 2 gusa, kugeza ubu bikaba byarasubiye mu buryo bwo guhabwa kode ya hafi kuko umubare wabiyandikisha gukora wagabanutse. Yamaganye imyambarire igaragaza ubwambure n'abajya mu bitaramo n'utubari batagejeje imyaka y'ubukure. CP Kabera yamaganye abambara ntibikwize n'abana bajya mu bitaramo n'utubari bakanwa inzoga ndetse n'abandi bambara imyenda y'urukozasoni igaragaza imyanya yabo y'ibanga. CP Kabera yavuze ko ibyo bintu byombi bidakwiye ndetse hakazwa ingamba mu kubikumira, by'umwihariko abana bajya mu bitaramo batagejeje imyaka. Mu bukangurambaga yakoraga yakunze kugaragara aburira insoresore z'urubyiruko zirirwaga ku mihanda zidakora zikambura abantu ndetse bamwe bakirwa bajya mu bipangu kwanura imyenda. Ubutumwa bwe bwatumye benshi babicikaho ndetse n'ababikoze bakaba bazi ko bazafatwa. Mu bukangurambaga bwo gutwara ibinyabiziga banyoye ibisidisha, abashoferi bavugaga ko hari igihe babaga banyoye ikinyobwa kizwi nka energy ariko igipimo kikagaragaza ko bafashe ku kinyobwa gisembuye. Kuri iyi ngingo CP John Bosco Kabera yabahakaniye ko bagomba kubireka burundu igihe cyose icyo kinyobwa kigaragaza ko banyoye ibisindisha. Mu gihe cy'imyaka 5 hari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, abanyamakuru batandukanye bavuga ko bakoranaga nawe neza. Umwe mu banyamakuru wakunze gukora ku nkuru zifite aho zihurira na polisi y'u Rwanda ndetse no mu mutekano avuga ko nta na rimwe yahamagaye CP Kabera ngo yange kumwitaba ngo amuhe amakuru amusaba. Ati iyo wasangaga ahuze kandi amakuru umusaba ari ayo mu ntara runaka, yahitaga abwira umuvugizi wa polisi muri iyo ntara akaguha amakuru, yahuguka akakubaza niba amakuru washakaga wayabonye. Muri make nzamukumbura. CP John Bosco Kabera akomereje mu nshingano zo kuba komiseri wa polisi ushinzwe umutekano w'ibikorwa remezo n'ibigo byigenga bicunga umutekano. Gushimiye kubana nanjye muri kiganiro naho ubutaha. Niba kandi hari ubwa mbere ukurikiye ibiganiro byacu, ntibibagirwe gukanda handitse subscribe ndetse gukunda no gusangiza abandi video n'inkunga ikomeye kuri twe.